Muraho neza nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 11 imiterere y'urugamba. Ubushake bwa muntu bwuzuye ubugome kandi buhora buharanira kwerekeza ibintu byose ku migambi yabwo. Igihe rero ubwo bushake buhererejwe ku ruhande rw'Imana n'ukuri, imbuto za Mwuka Wera zizigaragaza mu buzima, kandi ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo Imana izitura umuntu wese ukora ibyiza. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 10. Ariko iyo Satani yemerewe guha ubushake bwa muntu ishusho ashaka, abukoresha mu gusohoza imigambi ye. Atangiza inyigisho zo kutizera kandi agakangurira umutima w'umuntu kurwanya ijambo ry'Imana. Akoresheje umuhati udacogora, Satani ashaka uko yinjiza mu bantu imbaraga ze bwite z'urwango no kurwanya Imana, kandi agatuma bajya ku rugamba rwo kurwanya iby'ijuru ryashyizeho n'ibyo risaba ndetse n'ibikorwa bya Mwuka Wera. Ashyira ingabo mbi zose munsi y'ibendera rye, maze akaziyobora akazijyana ku rugamba rwo guhanganisha icyiza n'ikibi. Guhamagarirwa kurwanya imbaraga z'umubi. Umurimo wa Satani ni ukwimura Imana mu mutima no guhindura kamere muntu mu ishusho ye yangiritse. Abyutsa imyitwarire mibi yose, akabyutsa ibyifuzo n'imigambi bitarangwamo kwera. Aravuga ati, ubu butware bwose n'icyubahiro cyose n'ubutunzi bwose n'ibinezeza byose n'ibyaha ndabiguha. Ariko ibyo Satani asaba ni uko ubudahemuka burekwa n'umutimanama ugacogozwa. Uko niko asigingiza ubushobozi bwa muntu maze akabugira imbata y'icyaha. Imana irahamagarira abantu kurwanya imbaraga z'umubi. Imana iravuga iti, nukorera ibyaha ntibikiganze mu mibiri yanyu izapfa, ngo bitume mukurikiza ibyo irarikira. Ingingo z'umubiri zanyu ntimukazigabize ibyaha ngo zibe ibikoresho by'ubugome, ahubwo mwiyegurire Imana kubera ko mwavuye ikuzimu mukaba bazima. Muyegurire n'ingingo zanyu ngo zibe ibikoresho byayo, zikora ibiyitunganiye. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Imibereho ya Gikristo ni urugamba, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abefesi igice cya 6 umurongo wa 12. Uru rugamba aho gukiranuka guhanganye no gukiranirwa, dushobora kunesha igihe gusa dufashijwe n'Imana. Ubushake bwacu bufite aho bugarukira bugomba kumvira ubushake bw'Uhoraho, kandi ubushake bwa muntu bukomatana n'ubushake bw'Imana. Ibi bizatuma Mwuka Wera aza kudufasha, kandi intsinzi yose izaganisha mu kuzahura ubwoko bw'Imana yacunguye, bityo habeho kugarura ishusho yayo mu bugingo. Ubufasha bwa Mwuka Wera. Uwiteka akorera muri Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera ari we umuhagarariye. Binyujijwe muri Mwuka Wera, Uwiteka ashyira ubuzima bwa Mwuka mu bugingo, agakangurira imbaraga zabwo gukora icyiza, akabwezaho guhumana kose mu mico mbonera, kandi akabuha kubonerera ubwami bwayo. Yesu afite imigisha myinshi cyane atanga n'impano z'agaciro asaranganya abantu. Nituzirukana imbaraga za Mwuka w'umujyanama utangaje, ufite imbaraga n'ubwenge bitagerwa, ndetse tukemera guhindurwa nazo, tuzahagarara imbere ye dushyitse. Mbega igitekerezo gitangaje! Muri we niho harimo kuzura k'ubumana, kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 9. Ntabwo umutima w'umuntu uzigera ugira umunezero igihe cyose utaritanga ngo Mwuka w'Imana ugenze uko ashaka. Mwuka Wera atuma ubugingo bwagizwe bushya bukurikiza icyitegererezo bwahawe, aricyo Yesu Kristo. Binyuze mu mbaraga ihindura ya Mwuka Wera, kwanga Imana bihindurwamo kwizera n'urukundo, kandi ubwibone bugahindurwamo kwicisha bugufi. Ubugingo busobanurwa n'ubwiza bw'ukuri, kandi Kristo yubahirwa mu mico itunganye. Iyo bene izo mpinduka zibayeho, abamarayika bahanika indirimbo basabwe n'umunezero, kandi Imana na Kristo bakishimira abantu bahinduriwe gusa n'Imana. Ikiguzi cy'intsinzi. Intambara hagati y'icyiza n'ikibi ntiyigeze icogora ugereranyije n'uko yari iri mu gihe Umukiza ari hano ku isi. Muri iki gihe ntabwo inzira ijya mu ijuru yoroheje cyane kuruta uko yari iri icyo gihe. Ibyaha byacu byose bigomba kuzibukirwa. Ibyo twishimisha byose dukunda cyane bibera inkomyi iterambere ryacu mu by'umwuka bigomba gukurwaho. Ijisho ry'iburyo rigomba kunogorwa cyangwa ikiganza cy'iburyo kigacibwa niba bidutera gucumura. Mbese dufite ubushake bwo
kuzibukira ubwenge bwacu bwite no kwakira ubwami bwo mu ijuru nk'umwana muto? Mbese dufite ubushake bwo gutandukana no gukiranuka kwacu twihimbiye? Mbese dufite ubushake bwo kuzibukira gushimwa n'abantu? Ikamba ry'ubugingo buhoraho ni iry'agaciro katagerwa. Mbese dufite ubushake bwo kwakira ubufasha bwa Mwuka Wera no gukorana nawe dukoresha imbaraga zose, kandi tukagira ibyo twigomwa byagira agaciro kagereranywa n'icyo dushaka kuzabona? Uwiteka duhire. Muraho neza nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 12, umuhati udasanzwe wa Satani. Neretswe ko tugomba kurindwa impande zose kandi tukarwanya ibyongorerano n'imitego ya Satani tudacogora. Satani yihinduye nka marayika w'umucyo kandi baragenda ashuka abantu ibihumbi bitabarika akabagira imbohe ze. Uburyo abonera icyuho ku buhanga bw'ubwenge bwa muntu buratangaje cyane. Muri iki gihe acengera nk'inzoka mu buryo butagaragara, akaza kwangiza umurimo w'Imana. Ibitangaza n'imirimo Kristo akora byose abihindura ibya muntu. Satani abashije kugaba igitero ku Bukristo ku mugaragaro kandi yihandagaje, byatera umukristo guhagarika umutima kandi agashengukira umutima ku birenge by'umucunguzi, bityo umurengezi ukomeye kandi w'umunyembaraga yakangaranya uwo mwanzi wihandagaje akamwirukana. Nyamara Satani yihinduye nka marayika w'umucyo, akorera mu ntekerezo kandi kugira ngo areshye umuntu amuteshura mu nzira imwe rukumbi y'amahoro kandi itunganye. Ubuhanga bwo kwiga imiterere y'amagufwa y'umutwe w'umuntu ngo harebwe imico ye, kwiga iby'imico n'imyifatire ndetse n'ubucakura bwo kugusha ikinyerekezo, ibyo byose byabaye umuyoboro Satani yagiye anyuramo kugira ngo ahite agera kuri abo muri iki gisekuru, kandi akoresha imbaraga zigomba kuzaranga umurimo we ubwo igihe cy'imbabazi kizaba kigiye kurangira. Ubwo twegerezaga iherezo ry'igihe, usanga intekerezo za muntu zirushaho kuba ziteguye guteshurwa n'ubucakura bwa Satani. Satani atera abantu bayobejwe gufata imirimo n'ibitangaza bya Kristo bakabyitirira amahame rusange. Satani yahoranye umugambi wo kwigana umurimo wa Kristo maze agashyiraho ububasha bwe bwite n'ibyo ashaka. Satani ni incakura kandi azi ko inzira nziza yatuma asohoza umugambi we ari ukugenda mu ishusho ya marayika w'umucyo, agasanga umuntu w'impezamajyo wacumuye. Satani yasanze Kristo mu butayu mu ishusho y'umusore mwiza, yaje ameze nk'umwami kuruta uko yari kuza nka marayika wacumuye. Mu kanwa ke yaje asohoramo amagambo y'ibyanditswe, yaravuze ati, handitswe ngo, umukiza wacu wababazwaga yahanganye na Satani akoresheje ibyanditswe byera, avuga ati, handitswe ngo. Satani yaboneye icyuho ku ntege nke n'umubabaro Kristo yarimo. Kristo yari yambaye kamere yacu ya kimuntu. Kwiyiringira ni akaga. Satani ashoboye kujijisha no gushuka ubwenge bwa muntu, maze agatera abantu bapfa kwibwira ko muri bo harimo imbaraga yo gukora imirimo myiza kandi ikomeye. Abatera kureka kwishingikiriza ku Mana ngo ibakorere ibyo batekereza ko biri muri bo ngo babe babyikorera. Ntibazirikana ko hari igihe ububasha burenze ubundi. Ntabwo baha Imana icyubahiro isaba kandi rikwiriye igitinyiro cyayo gikomeye ndetse gihebuje. Muri ubwo buryo intego ya Satani bigezweho. Yishimira cyane ko umuntu wacumuye yigerezaho akishyira hejuru nk'uko nawe yishyize hejuru mu ijuru maze akaricibwamo. Satani azi neza ko umuntu niyikuza kurimbuka kwe kutazabura kubaho rwose nk'uko ukwe kwagenze. Satani azi neza ko umuntu niyikuza kurimbuka kwe kutazabura kubaho rwose nk'uko ukwe kwagenze. Kurimbura ibyiringiro. Satani yatsinzwe mu bigeragezo yagerageje Kristo mu butayu. Umugambi w'agakiza washyizwe mu bikorwa, ikiguzi gikomeye cyarishyuwe kubwo gucungurwa kwa muntu. None ubu Satani ashaka gusenya urufatiro rw'ibyiringiro by'umukristo, maze intekerezo z'abantu akazerekeza mu muyoboro aho batabonera inyungu cyangwa ngo bakizwe n'igitambo gikomeye cyane cyatanzwe. Abinyujije mu bushukanyi bwe bwose bwo gukiranirwa, atera umuntu wacumuye kwizera ko ashobora kuba amahoro
amahoro adahongerewe, kadakeneye kwishingikiriza ku mukiza wabambwe kandi akazuka. Atera umuntu kwizera ko ibyo akora ubwe bizamuhesha ubuntu bw'Imana, bityo Satani akarimbura icyizere umuntu yari afitiye Bibiliya, kuko azi neza yaba ari amahoro mu gihe ageze kuri iyi ntego maze igipimo kimugaragaza kigakurwaho. Satani ashyira ubuyobe mu ntekerezo ku buryo umuntu yumva ko nta mwanzi afite, kandi abantu bizera ibyo ntibagira umwete na muke wo guhangana no kurwanya Satani utabaho. Bityo amaherezo ba bantu bimeze amajyo kandi b'impumyi bakagendera ku mvugo igira iti ikintu icyo ari cyo cyose ni ukuri kandi kiratunganye. Ntibemera ko hari itegeko imikorere yabo igenzurirwaho. Satani atera abantu benshi kwizera ko gusenga Imana ntacyo bimaze, ko ahubwo ari umuhango gusa. Azi neza uburyo kwicara ugatekereza kandi ugasenga bikenewe cyane kugira ngo bifashe abayoboke ba Kristo kuba bakangukiye kurwanya uburiganya n'ubushukanyi bye. Amayeri ya Satani azateshura intekerezo z'umuntu kuri ibyo bikorwa byombi by'ingirakamaro, gutekereza no gusenga, ku buryo umuntu adashobora kwishingikiriza ku munyabubasha ngo amufashe kandi amuha imbaraga zo guhangana n'ibitero bya Satani. Nitwirengagiza gusenga bizafasha neza umugambi wa Satani, kuko icyo gihe tuzaba twiteguye neza kwemera ibitangaza bye by'ubuhendanyi. Mu gushyira imbere y'umuntu ibigeragezo bye biyobya, Satani asohoza umugambi yananiwe kugeraho ubwo yageragezaga Kristo. Rimwe na rimwe aza mu ishusho y'umusore w'igikundiro cyangwa mu gicucu cyiza. Satani akiza indwara kandi aramywa n'abantu bapfa bayobejwe nk'aho ari we ugirira neza inyokomuntu. Gutegeka intekerezo. Neretswe ko Satani adashobora gutegeka intekerezo z'abantu keretse gusa ziramutse zimweguriwe. Abantu bateshuka kuri ubu bari mu kaga gakomeye cyane, bitandukanya n'Imana ndetse n'uburinzi bw'abamarayika bayo, kandi Satani uhora ari maso ngo arimbure abantu atangira kuzanira ibishuko bye bene abo bantu, bityo bakaba bari mu kaga gakomeye. Kandi niba babibona batyo bakagerageza kurwanya imbaraga z'umwijima no kwigobotora mu mitego ya Satani, ibyo ntabwo biborohera. Bahangaye kujya ku rubuga rwa Satani kandi arabifitiye. Ntabwo Satani azashidikanya gukoresha imbaraga ze zose no guhangara no guhamagara ingabo z'abadayimoni be bose ngo baze kumufasha kwigarurira umuntu umwe bakamukura mu maboko ya Kristo. Abantu bakinishije umwanzi bakamutera kubagerageza. Umuhati bazakoresha kugira ngo bamwigobotere uzaba uw'ubusa. Igihe bazatangira kwirwanaho ngo mwigobotore, abamarayika b'Imana bateje agahinda bazaza kubatabara. Satani n'abamarayika be ntibashaka gutakaza umuhigo wabo, bahangana kandi bakarwana n'abamarayika bera, kandi iyo ntambara irakomeye cyane. Kandi iyo abantu bayobye inzira bakomeje kwinginga kandi bakatura ibyaha byabo bicishije bugufi, abamarayika bafite imbaraga zikomeye cyane, bazanesha kandi babagobotore mu bubasha bw'abamarayika babi. Umwenda ukingiriza wakuweho. Ubwo umwenda ukingiriza wakurwagaho maze nkerekwa kwangirikwa kuriho muri iki gihe, umutima wanjye warazinutswe maze umwuka nawe ujya uguhera. Nabonye abatuye isi bari kuzuza igikombe cyo gukiranirwa kwabo. Uburakari bw'Imana burakongejwe kandi ntibuzigira buhoshwa kugeza ubwo abanyabyaha batsembwe ku isi. Satani ni umwanzi wa Kristo, niwe nyirabayazana, ni umuyobozi w'ubwigomeke bwose bwabo bwabereye mu ijuru n'ubwo ku isi. Uburakari bwe bukaze buriyongera, ariko nitubona imbaraga ze. Amaso yacu aramutse ahumutse akabona abamarayika bacumuye bari ku murimo wabo bakorana n'abantu bumva biturije kandi bumva bafite amahoro, ntabwo twakumva dufite umutekano. Abamarayika babi bahora batwoga runono. Twiteze ko ku ruhande rw'ababi bo biteguye gukora nk'uko Satani abasabye, ariko mu gihe intekerezo zacu zitarinzwe, abakozi ba Satani bataboneshwa amaso bazigarurira ahandi hantu hashya kandi bazakorera ibimenyetso n'ibitangaza mu maso yacu. Mbese kubirwanya dukoresheje ijambo ry'Imana, intwari imwe rukumbi dushobora gukoresha gutsinda. Abantu bamwe bazagwa mu gishuko cyo kwemera ibyo bitangaza nk'ibivuye ku Mana. Abarwayi bazakirizwa imbere yacu, ibitangaza bizakorerwa mu maso yacu. Mbese twiteguye ikigeragezo ubwo ibitangaza by'ubuhendanyi bwa Satani bizashyirwa ahagaragara rwose.
Mbese abantu benshi ntibazagwa mu mutego bagafatwa? Ibinyoma by'uburyo butandukanye no gutandukana n'amateka n'amategeko by'Imana ndetse no kumvira imigani imihimbano birategura intekerezo z'abantu kwemera ibyo bitangaza by'ubuhendanyi bwa Satani. Ubu twese tugomba gushaka uko twambara intwaro tukitegura urugamba tugomba kurwana bidatinze. Kwizera ijambo ry'Imana, kuryiga, umuntu asenga kandi rigashyirwa mu bikorwa, nibyo bizabinga bidukingira imbaraga za Satani, kandi bizatuma tuva muri urwo rugamba turi abaneshi kubw'amaraso ya Yesu Kristo.